umenya ayo makuru, umenya byigwa bite, bitangira bite, bishyurwa ngahe, ngiye nashora ngahe nkatangira kubikora nkabona amafaranga make. Abantu baricara consensus, abantu baricara bakaganira ikintu, niko amafaranga yabayeho, niko batubwira. Abantu bakemeranya ikintu bakagiha agaciro, bamara kugira agaciro isi yose ikabiraho, umwana akavuka z'amafaranga, ngaho amafaranga. Ubu bantu bose bararimba amafaranga, yaranabuze rero. Ariko ubundi ko navutse nta nahari, navutse barunaka bayafite, ariko ngo bareraga ngo ntayo, barinze bapfa bagenda ngo ntayo. Nkibaza abantu amaso yabavuye mu mutwe, abantu imitima igiye kubahubukamo, abantu ubwoba bwarabamaze, abantu barahahamutse, abantu ntibagisinzira, abantu barara bicaye, ba nyiramazu bararira ngo turi muri kredi, abapangayi imitima iri mu mutwe, n'ababakodesha imitima iri mu mutwe n'iri hamwe, abakire bararira, n'uyafite ararira, abandi baragambanira abandi ngo babice amafaranga bayatware, abantu imitima igiye kubavamo. Ayo mafaranga uri kugambanira abantu ngo utware, nayo ko bizarangira upfuye uyasize, utemeye ko wayatunze. Imitima bavuyemo, nabo batubeshya ko bajya kwihisha mu rusengero, bakabahorobeka bakagenda bakajya mu rusengero, nawe amatarimo, kubera ko arakubwira ati wacu se ko waho umuntu ufite agafaranga, udafite agafaranga ko nta gaciro afite, ngo ubwo ngo ni Imana wagiye gushakayo, ngo none se ngo nawe urabona ngo ndi nyakamwe, ngo navuga iki se? Uraho. Undi ngo nawe ubusanga ahanganye ni ishyari, ni ubugome, ni ubwicanyi, ni ubugambanyi, ni ugushaka agafaranga, abantu ntago bahari. Mwarangiza mukabishiramo Imana ngo bro, iyo Mana yanyu muzayigumane, ntayo nzabasaba, none handi hanjye muzijyanire rwose. Uzijyanire ape, ugenda ufungura iyo network, va mu ubwo butiku bw'iwanyu mu rusengero, uzasanga ariho butiku bwinshi, uzasanga nta handi nzangano ziri ari mu rusengero, uzasanga nta handi ngo bagire ubugambo ni mu rusengero. Niba bavuze ngo barokore, ngo amagambo y'abarokore nta kamaro bamaze, abarokore nyine ni amagambo. Nujya kureba uzasanga amatiko aho muri korari ho muba, naho muzatanga amafaranga menshi. Udafite amafaranga araciriritse, nta gaciro azahabwa adafite amafaranga. Aho ni mu rusengero cyangwa se ni muri korari, ni muri rya tsinda musengeramo. Uje asa neza bamuhanurira ibyiza, uje asa nayo muhanurira ibibi. Ibyo byose barimo baragenda bakabishiramo Imana. Iyo Mana ni gatiki, ikunda bamwe abandi nyine ikabirengagiza da, ngo ni kwibaho. Ubuzima bw'iyo Mana rwose izirwarize, ntago nawubamo, kuko si umuremyi wanjye. Ngewe wandemye ndi kukubwira, apana banyigishije, kuko ngiye mu idini baranyigishije. Abapaseri n'abakomeye rwose banyicaye imbere baranyigisha cyane, ndetse barananyigisha. Naho nageze rwose ngiye mu idini rimwe, arambwira tujye wigira ubuntu, ati ko bashobora kuvuga neza amawayiza. Tuturu twayo. So nawe rero ndashaka kugutegura nkubwire ngo avutse, umaze kuvuka ugeze hano ku isi, ibintu bitangiye guhindagurika, nayo biguhindagurikiyeho, kandi akazica ibintu ngo muri abahanga mwarize, niko kazambye ibintu. Warize my friend, warize uri n'intiti. Umuntu muzima wizuza ubwenge, aba umuhutu cyangwa akaba umutozi cyangwa akaba umutwe. Umuntu muzima wize uzi ubwenge ngo uzi Imana, umuntu muzima wizuza Imana, aba umukire undi akaba umukene, yarize azi Imana, ngo yarasobanukiwe Imana, ngo pastor yaramwigishije ngo ushime Imana mu rusengero. Umwe aba umukire undi akaba umukene, ngo iyo ni Imana, ngo muri gusenga mwese ngo ni Imana y'abakire n'abakene, ngo ni Imana y'abatindi n'abakire, ngo ni Imana ngo umwana ararwara agataka akavuza induru akafatwa n'umuborogo,
akaboroga, urumva, ariko ngo ntawamugira imbabazi. Nawe ubwawe uri umuntu gushaka kumugirira impuhwe, rega n'Imana ikoresha amarangamutima kuko niko yakuremye, ntabwo ari byo wowe ubwawe wishizemo. Uri kubyumva? So turi ku rugamba rwo gutegura abantu mu mpamvu imwe yonyine. Impamvu kubera iyo mpamvu uyu munsi nujya kureba politike n'iyobokamana ntabwo uri buze kubitandukanya, kubera ko kimwe bagishingiye ikindi n'ikindi bagishingira ikindi, kandi ni mu gihe byose uwabizanye yabizaniye rimwe, yari afite icyari kimuzanye. Noneho bageze mu Banyafurika, twebwe dushaka amafaranga mu buryo bwiza, kuko ubuzima ni amafaranga nyine, niko twabibonye twese. Ubu kubaho ni amafaranga, udafite amafaranga biragoye. Abantu bari kwiga trading, ngira ngo byaroroshye. Mwarimu ejo bundi yashizeho promosiyo musa, umuntu wese ashobora kwiga trading, kandi iyo trading ushobora kuyiga ukoresheje amafaranga make cyane ashoboka. Ngira ngo uyu munsi ni kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru, no kuwa mbere umunsi wa nyuma. Reka mbasuhuze mwese abadukurikira mu biganiro by'Ihumure TV nk'ibisanzwe. Nge Ndikuzo Emmy, nkoze ikiganiro mu masaha y'igicuku. Reka nshimire abadukurikira mu masaha ariyo yose, waba uri mu ijoro ryiza, waba uri mu igitondo cyiza, waba uri nimugoroba, umugoroba mwiza, cyangwa se igicamunsi cyiza uri ku masaha y'amanywa. Nge Ndikuzo Emmy nk'ibisanzwe. Ndashimira bose bakoze subscribe kuri Ihumure TV, mwarakoze. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nzi impamvu mwakoze subscribe cyangwa mwayikanze, ariko impamvu wakanze subscribe nuko wenda wabonye ari ngombwa ko ujya ukurikira ibiganiro byacu. Imana iguhe umugisha rero, warakoze cyane. Nawe utarayikora uri kureba ibiganiro byacu uyu munsi ushobora kuyikora, kandi inkunga ikomeye ni ugusangiza abandi ibi biganiro. Wakora like rero ukaba utanze inkunga ikomeye. Hanyuma ibiganiro byacu byibanda ku bukungu ndetse n'iyobokamana. Niho ibiganiro byacu byibanda ku bukungu. Hanyuma nonaha rero bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabashimiye cyane, bari muri Australia ndabashimiye, mbamenyesha ko mu gihe gito nzaba ngeze ku mugabane wanyu aho ngaho, nkajya ndakorera ibiganiro muri Australia. Ubwo simbarabuye, ubwo sinzaza vuba, mukwiye kunyakira. Abariyo bamikaze bambwire bati karibu hano muri Australia. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha, ngira ngo ibyo birahagije. Hanyuma rero iki kiganiro tugiye kubanamo sindi buze gutinda, ariko ndi buze kurasa ku ntego, kandi iyo ntaherutse byanze bikunze mafite amakuru atandukanye ndi buze kwibandaho, cyane cyane agaruka ku bukungu ndetse n'iyobokamana muri rusange. Ndi buze rero kubigarukaho nshingiye kuri bimwe na bimwe bigenda bitambuka hano ku mbuga nkoranyambaga, kandi abantu benshi bakomeje kugenda bisangamo, kandi rimwe na rimwe bakabihunga ariko bikarangira ari ibyabo. Hari ikintu uhunga rero, umunyarwanda burangira ngo abanyarwanda bari abakera, sinzi ko hazongera kubaho abanyarwanda. Abanyarwanda bari abahanga, umunyarwanda yaciye umugani, ariko uyu munsi niba yaca umugani sinzi, ariko abanyarwanda ba kera bacaga umugani, bagaca imigani, kandi imigani baciye yose turacyayikoresha. Ariko bavuze ikintu gikomeye, baravuze ngo usiga ikikwirukaho, ariko ikikwirukankamo ntabwo ushobora kugisiga. Uko byagenda ugendana n'icyo kintu kikwirukamo mpaka aho uzagwa. Nacyo kigwagwaho. Nari mfite umukecuru umwe, yari gramere, nagize umugisha wo kumurwaza, hanyuma inzoka ngo zo mu nda zikamurya, cyangwa se ibintu byo mu nda bikamurya bikamuguguna. Niyo mvugo yakoreshaga, ngo birimo biranguguna. Akavuga ngo ariko ningenda n'ubundi sinzabasiga. Ngira ngo umunsi yitaye akaruhuka, ntabwo byasigaye, byarajyanye, barajyanye. Rero icyo kintu kikuba kikurimo ntigishobora kukuvamo. Buriya ubukungu, ubutunzi, amafaranga nicyo kintu nabonye kiba mu bantu, kigendana n'abantu, kikababamo. Ariko uyu munsi
ndashaka ikiganiro nza gukora kize kuba kirimo ibibazo byinshi by'abantu bakwiriye kunsubiza, kandi bakwiye no gukora ubushakashatsi. Aha rero ndibuze kugaruka ku kintu bita kwikunda cyangwa se egoiste, abantu baba egoiste, ndetse n'abantu bivuga ko bizi iyobokamana bagasobanukirwa. Hanyuma nyuma ndibuze kongera kwibutsa abantu ko ku bantu bakeneye kwiga ibintu bya trading cyangwa se ibintu byo gushaka amafaranga online, kandi mu buryo bwiza, butari scam, uburyo butari ubwo gushora amafaranga ahubwo ari ugushora ubumenyi, ngira ngo muze kuza mutangire kwiyandikisha, kubera ko babagabanyirije ibiciro ku bantu bashaka kwiga. Dore ndabarabuye umugani wa wundi. Munyemerero nze kwinjira mu kiganiro cyanjye, nashaka kuganira n'abadukurikiye ku ihumure muri uyu mwanya. Ibyo navuze imbere gato ngira ngo byari nko gutangira, ariko noneho ubu ngiye kwinjira mu kiganiro, kandi buze guhera ku ijambo rimwe ryitwa kwikunda. Maze iminsi itari mike mbana n'abantu mu rusengero b'abaririmbyi, b'abadiyakoni, b'abapaseri, b'abavugabutumwa mu nsengero z'iwacu aho dusengera, aho ngaho dukorera umurimo w'Imana. Ariko ntabwo ndabimenya niba koko ari umurimo w'Imana tuba turi gukora, cyangwa ari inyungu zacu z'ibyo tuba turi gukora bigendanye n'ibyifuzo byacu. Kubera iyihe mpamvu? Impamvu ya mbere ni uko tuvuga ko dukora umurimo w'Imana, kandi ugasanga dusa n'abikubira cyangwa se abigaruraho ibyo bintu ari twe bigirira umumaro. Abantu baje kwicara ngo barahamagarwa, hanyuma pasiteri ngo arahamagarwa, amaze guhamagarwa ngo aza gukora umurimo w'Imana. Sindi kumujyaginga, atagira uza kumbwira ngo ngiye ngumva ndi gukorera Imana, ngo ibindi ntago bindeba. Ntabwo dukwiriye kubaho munsi ya manipulation cyangwa munsi y'ubwoba bwo badutera, ahubwo ukwiye kubaho utekereza. Byaba ngombwa ukaba nka Aburahamu. Ngo Aburahamu ngo yagiye mu ishyamba aravuga ati rero iyo umbwiye sinkuzi, sinkubona, nkeneye kumenya ninde umbwira, ninde nkwiriye kugendana nawe, nkamutega amatwi nkamwumva ariko nanamuzi. Aravuga ati izuba riri burinde rindengeraho, izuba riri burinde rindengeraho, ariko ndaza guhura nayo bya nyabyo. Mpaka aragenda n'igitara kigundira ati niba ari nawe uvuge. Reka simbuke ku kantu gato. Buriya niba ndi ku isi, ntabwo ngewe nizanye, hari umuntu wanzanye ku isi, cyangwa se hari ikintu cyanzanye ku isi. Ariko kimaze kunzana ku isi, cyari gifite impamvu kinzanye mu isi. Hanyuma iyo mpamvu cyari kinzanye mu isi nge ntago nyizi. Iyo mpamvu rero kuba ntayizi ni impamvu ituma ngomba gutegereza cyangwa se nkashakisha nkamenya impamvu naje ku isi. Ngomba kubaho ubuzima bw'icyo naziye, kuko papa na mama barahuye, bamaze guhura bajya mu byo bajyamo, umwana havamo umwana ari we ngewe cyangwa se ari uri kundeba. Wenda mama yarabishakaga, papa yarabishakaga, cyangwa se ntibanabishakaga, bagize ikibazo, bagize impanuka, biraba. Ariko wa murimo wabaye, cya gikorwa cyabaye cyo kunzana, cyo kugira ngo mbeho, ryagira ibemo ngewe, kubera ko hari abantu babiri bahuye, byo ntago byabaye impanuka. Kuko iyo biza kuba impanuka, hari n'abandi babikora ntibatware inda cyangwa ntibatere inda ngo babyara abana. Hanyuma byaje kurangira havuyemo ngewe cyangwa se uri kunkurikira muri uyu mwanya. Urangije uza mu isi, ugeze hano mu isi usanga bararya, nawe urarya. Usanga baranywa, nawe uranywa. Banafata igitabo cyitwa Bibiliya barakigusomera. Bamaze kugusomera igitabo cyitwa Bibiliya bakubwira ibintu byose birimo, baravuga ngo ibi byose uzabikurikize. Kandi ndiho ndeba
filime yo muri Bibiliya, hari ibintu usoma muri Bibiliya ugahita ubyemera uko byanditse, ntujye gushaka amakuru arenze kuri ibyo kubera ko bakubujije. Iby'Imana ntawe ubivugaho, oya, byemere nk'uko twabikubwiye ubigenderemo gutyo. Ariko abaje batubwira Imana batubwira ko dukwiye kuzana inkoko n'amagi tukabibaha, hanyuma tukabitsa ubutunzi bwacu aho inyenzi n'ingese zitagera. Hanyuma abanyepolitike za danje twe tukabashira inkoko bakazirya, n'amagi ubwo bo barya twe tukaba tubikije iki mu ijuru. Ni nako uyu munsi bigenda. Ariko umuntu aba yaburaga banga Imana yanjye ngo nigishijwe gutanga amaturo n'Icyacumi. Ntago ngende kukubuza gutanga Icyacumi n'amaturo, kuko ntago nkora ikiganiro kigumura abantu, ahubwo nkora ikiganiro gituma umuntu wese ashobora kwicara akisura akiganiriza. Eze ya mugani ujya ugira akanya ko kwicara wenyine ukifungirana ahantu hawe wenyine ukitekerezaho, ukisura, ukiganiriza, ukamedita. Umunsi umwe twari turi ahantu, umuhanuzi arahanura, bari abantu bafite amafaranga. Buriya biragoye ko umuntu yahanura umuntu ufite amafaranga ngo amubwire ibintu bibi. Oya, amuhanurira kujya ibwami. Reka gato twinjire ibwami. Buriya nujya gutekereza neza, turashaka kuvuga ku kantu bita kwikunda. Nujya gutekereza ku kantu neza ukagatekerezaho, uraza gutekereza ku Mana, bituma ubwira Imana ngo Mana nkeneye kukumenya bya nyabyo. Uvuga uti Mana nkeneye kukumenya bya nyabyo. Kubera iki? Nshaka ko ukeneye kubwira Imana ngo ukaganira nayo ukabibwira ngo nkeneye kukumenya bya nyabyo mbere gato ko tujya ibwami. Iyi Mana twigishijwe ko hari urukundo, hari abandi bigishijwe ko hari ingome. Imana irica, Imana irarimbura, Imana iratsemba, Imana ikuraho. Ndetse rimwe na rimwe mwe mukaza muri abakiranutsi, twe tukaza tutari abakiranutsi. Iyi Mana ikaza kuri bamwe ifite urukundo, abandi ikaza ari ingome. Bamwe ikabahana, abandi ngo ntibahane. Ngo bamwe ni beza, ngo abandi si beza. No. Reka umunsi wa mbere natangiye kwitekerezaho, ni umunsi nasomye ijambo mu Itangiriro ritajya rikunda kumvamo. Mu biganiro byinshi nzakora uzumva ndimo ndabivugaho. Reka nongere ndisome wumve. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umva ku murongo wa kabiri rero. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Mbere gato ko Imana irema, mbere gato ko ibi byose bikorwa, isi yariho ariko idafite ishusho. Imana irangije irema umuntu. Imaze kurema umuntu araza abaho. Ubu impamvu nshaka gutekereza ku Mana ni akantu gato, ariko wenyine, apana umugabo wawe, apana pasiteri wawe, apana umugore wawe, apana abana bawe, wowe wenyine. Uvuga utari koko nkwiye kumenya neza, nkasobanukirwa. Reka nk'urugero, ukuntu rimwe na rimwe hari igihe tuba mu bintu bimeze nk'aho wagira ngo ntago dushaka gutekereza, kandi Imana yaduhaye ubwenge ngo duhitemo. Uyu munsi umwana wawe wakora ikintu cyose gishoboka ngo ye kubabara. Sobona ko Imana tuvuze ngo ni umubyeyi,
kandi ntabwo dushaka ko Imana nyine tuyitirira ikindi kintu. Imana ni umubyeyi. Ndetse abanditse Bibiliya banavuze neza ngo niba abana banyu babasaba umugati ntimubahe ibuye, bakabaha umugati. Ngo so wo mu ijuru niwe uzananirwa kumenya ibyo mukeneye byose. Ubu none Imana ikubwiye ngo usabe, wayisaba kudapfa. Kuko abantu bose ntabwo bashaka gupfa. Kuki se upfa? Noneho ikintu kibaye ni kimwe. Ubu biragoye ko wabona umubyeyi kandi n'umwana w'umuntu, ubona umwana we ari kubabara afite icyo amukora ntakimukorere. Byafuma uwo mubyeyi akiyahura, kuko ababajwe no kubona umwana we afite agahinda. Sibyo? None se kuki uyu munsi urupfu ruza rugatwara umubyeyi rugasiga uruhinja, mwana agakura mu mara atazi se na nyina? Kuki se undi avuka atuzuye ingingo zose, undi zuzuye? Kuki se benshi baba bakene, bamara kuba bakene bamaze kuba batindi, abandi bagakira? Umuntu agatunga imodoka 10 wowe udafite n'imwe, umuntu agatunga amaze 10 we nta n'imwe ufite. Noneho uza kukwigisha Imana akaza kubwira ko hari urukundo, ukabimwemerera, ukamuhisha, ukabifera. Ariko wagera hirya ku ruhande ugatangira kwibaza mu mutima, ariko buriya ntibatubeshye koko Imana ni urukundo, nkabayeho mu buzima nturanye n'abantu bariye abandi bari kubimena, ngiye nkaba mburaye n'abana banjye turi kuvuza induru turi kugongera. Ubu se koko ntabwo Imana itureba? Ese ubwo uwo muntu wagira ngo azasenge gute? Ko numva ushaka kugirira Imana imbabazi, uwumvisha uwo muntu ko nawe Imana imuzi kandi mukunda, kandi we ntabyo abona. Ariko kuki udashaka kwicara ngo utekereze? Rero ahangaha nuhagera niwe uratangira avuga ngo oya, ngo Mana ngo mbabarire, ngo ntaza kugucumuriraho. Ngaho na wowe waje, ndashaka kumenya buriya iyo ikinyoma kivuzwe na benshi gihinduka ukuri. Kandi ikinyoma gitinze ni hatari. Abantu benshi bakigira ukuri kubera ko cyatinze, ariko ngiye kubabwiza ukuri kwa nyako. Umuntu wese akwiriye kubaho ubuzima bumenye umuremyi we n'uwamuremye n'impamvu yo kugira ngo aremwe abeho. Numbwira ko ubayeho udashaka kumenya impamvu yatumye uremwa ngo ubeho, urabaho ubuzima bukuvuna kandi bukubabaza, bunagutera umubabaro wa buri gihe udashira. Aribyo turi guhangana nabyo, aribyo turi kurwana nabyo. Ndashaka kukubaza gato. Reba abantu bahagaze mu rusengero bavuga ngo Imana ishimwe ko ndi muzima ntapfuye, Imana ishimwe ko yandokoye abandi bagapfa ndi kureba. Cyo abandi bapfuye none wowe uriho. Imana yagukunze cyane no kuruta bariya. Egoist bro. Bashiki banjye, bakuru banjye, mwagize amahirwe yo kwiga, muri n'abahanga, mufite n'ubumenyi, muri impuguke ndetse mu by'Imana cyane, kuko bya siyanse nabyo n'ubundi byakozwe n'abantu. Wowe urabyigana, urabimenya, maze kubimenya ukandagira abantu. Waraduhindanyije ngo wize amashuri menshi, ariko ngaho uracyari mu buretwa nawe. Sindagera ibwami gato. Ariko ndashaka nkubwire, iyo habayeho ngo ngewe n'ibintu byanjye, aho umuntu ashobora kuba mu nzu imwe afite ya kabiri, afite ya gatatu, afite n'iya kane, hari abandi bantu barara hanze. Ugaza mu rusengero ngo Imana ishimwe ngo nariye, hari umuntu waburaye muri kumwe mu rusengero. Ese ubwo azataha avuga gute? Azataha avuga ko Imana imukunda? Uribaza Imana twizera? Niyo mpamvu ngewe mu biganiro ndimo ndakora muri iyi minsi uze kuntegera witonze. Noneho uzi ikintu gitangaje, hari abantu benshi bazaza
usanga bavuga ngo mwahakanye Imana, ngo mwahinyuye Imana. Ntabwo Imana bayihinyura. Bayihinyura gute se? Imana wayihinyura? Ntabwo ari byo, ni ikinyoma. Kubera ko twabonye ko umuremyi niwe waremye, kandi iyo ibyo yaremye biri munsi y'imbaraga ze, afite ubushobozi burenze ibyo biremwa. None ibiremwa nibyo bigiye kumutekerereza, iyo bigiye gutekerereza uwo muremyi, bigiye no kumugirira impuhwe. Aho rimwe na rimwe uyu munsi usanga uri kwigishwa n'abantu, uri kubyumva, abantu bakwigisha ari abantu bashaka kugirira Imana impuhwe kuruta uko yo ibagirira impuhwe. My friend, mumuke. Come on. Ibi bintu ukeneye guhura n'Imana yonyine ikakuganiriza, ukicara ukavuga ariko se koko abandi bamanitse amaguru se hashika, sinzi nyine ujya kuvuga umuntu ashinyira avuga ati Imana ishimwe ko itangiza ihene. No, itakugize ihene. Nasi kugira ihene wari kubimenya, barakuriyemo zingaro rushete, nta nubwo wari kubimenya. Ufite uburyo muzimo Imana n'uburyo wabwemo Imana, mukwiye kubitekerezaho mukwiye kubitekerezaho, noneho ugasenga, ukajya mu musozi, ukajya mu nzu, ukihisha, ukavuga uti ariko Mana ndashaka kuvugana n'umuremyi wandemye, menye n'icyo yanzaniye ku isi. Kuko ndumva abantu ibintu bambwiye ariko ntabwo ari byo. Uyu munsi abantu benshi bazakubwira ko runaka yasubijwe, Imana yamusubije kubera ko ngo yabonye amafaranga, ngo runaka Imana yaramusubije. Hanyuma abatarayabona ntabwo Imana yabasubije. My friend, bro, Imana ni ikindi kintu mutarimo murashaka kumenya. Kuko ibintu urimo, ibintu uvuga ni ibintu waje barakwigisha. Waravutse umaze kuvuka barabikwigisha. Bamaze kubikwigisha nibyo ubamo, nibyo ugenderamo. Ntabwo ushaka kumenya ngo ibindi biri inyuma y'ibyo bintu, ngo oya, ngo Imana, no, Imana nta muntu uyitekerezaho. Nta n'umuntu ukwiye kumenya ibyinshi ku Mana, kereka ibyo abazungu baje batubwira ni ibyo ngibyo. Abazungu baje batwica. Uyu munsi nujya kureba urajya kusanga abazungu nyamugani nibo bantu baza ngo bafite inkunga ngo zo gufasha Abanyafurika. Biragoye ko twe twajya gufasha abazungu, none baza kudufasha, tukanabyemera, tukanabikomera amashyi, ariko tujye ibwami gato. Uyu munsi nujya kureba uraza gusanga ndamutse mbaye umwami, ubwo abamvugaho bose bazaba abami cyangwa hakaba intambara kugira ngo bakurweho hima abandi. Ni umurage ariko. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe. Wowe unkurikiye ushobora kugira agahe gato ko kwicara ukavuga ngo iyo bambwiye, iyo data na mama numvishe bavuga, iyo numvishe abapasiteri barunaka na barunaka bavuga, kuko uyu munsi urajya kureba usange bo bazi icyo barimo, buriya bo bazi ibyo bakora, icyo bashaka barakizi, n'icyo bazageraho n'icyo bagambiriye barakizi. Niyo mpamvu urusengero narwo ruzaba nk'ibwami. Urusengero uyu munsi nujya kureba urasanga pasiteri runaka mu rusengero rwe ari kwimika umwana we cyangwa umukwe we cyangwa murumuna we kugira ngo ariwe azasigira cyaki. Warangiza nawe ukaba aho wasamye ngo ubwo urimo urakorera Imana. Ngego ngo yanga ibyanjye no kugenda ngo ngakora umurimo w'Imana, akase umurimo w'Imana ubundi ukora n'uwe. Ngo narangiza ngataha ngo uyu ngo yaraguye. Ubuzima ngiye kubabwira ubuzima mubamo. Ubuzima bwa mbere mubamo no guca imanza. Mu buzima bwo guca imanza nicyo kizabikubwira ko ibyo bintu nta Mana ibirimo nyine ya nyayo muvuga, kuko hari Imana mwigishwa, hari n'Imana umuremyi. Iryo jambo Imana
ryatitije abantu, ryateye abantu ubwoba. Ntabwo ari byo. Mwifata Imana ngo muyigire ingome, kuko Imana niba ingome birarangira shitani ari ubaye mwiza, kuko ni ibintu bibiri bihanganye cyangwa ni ibintu bidakorana. Ni umucyo, ni umwijima. Niba Imana ari umucyo, ni urukundo. Niba shitani ari umwijima, ni umugome, ni umwicanyi, ni umunyazi, ni umujura, hariba, arica, nicyo cyamuzanye. Urimo urabona? Ariko nawe kuko uri kundeba, we ntiwashiramo akantu gatoya ukavuga ati ariko niki batubwiye we? Iyi Imana irobanura, bamwe bakajya kwa muganga bakamanika amaguru bagapfa nabireba, ngo nibye ngo ntacyo bitwaye, ngo ni Imana yatoranyije ubwoko bwayo, bwira bukunda abandi ntiyabakunda, ariyo yabaremye. Ariko come on, ukeneye guhura nayo ukaganira nayo yonyine ikakwihishurira, ukareka iby'idini ryaje rigashiraho, n'abari babiri inyuma barafite impamvu zabo, n'abicaye bagafata amakuru bagashyiramo ibicupuri bakaduhereza, tugasoma tukemera, tukagendera mu kigari. Nuko nyine tukemera tu, nuko tubayeho, nubwo buzima tubamo. Uyu munsi nujya kureba ubutegetsi cyangwa abategetsi n'abami hari igihe bazavuga ngo no mu ijuru niko ngo guverinoma yo mu ijuru yubatse. Nawe baza guverinoma yo mu ijuru niko yubatse tu. Akose reka mbaye akose kunzi ko ari njye utarize menshi ko mwize menshi koko, kandi nta nundusha kwemera ko mfite umuremyi. Nicyo nahereyeho ndavuga ngo kuba nicaye hano mfite uwanzanye, mbisubiremo. Kandi uwo wanzanye afite impamvu yanzanye, nemera ko yananzanye kuko ntabwo nizanye. Kuko mu gihe ngenda nabizi ko data na mama rwose bambyaye by'impanuka, wenda we bari bateguye unavukira ahantu hakomeye, wenda birumvikana. Ngiye hari impanuka rwose, niba utazi ubuhamya bwanjye nzabuguha. Ngenda bizi naje batabishaka, nta nubwo bari babipanze, nta nubwo banteguriye ikintu na kimwe, ntabwo bari bafite umwanya w'ibyo ngibyo. Ariko wenda we waje neza. Ariko nshatse kubivuga kubera iyo mpamvu utaza kumvugira ibyo ntavuze cyangwa ukumva nabi icyo ntashatse kukubwira bigendanye n'icyo nashaka kuvuga. Icyo nashaka kuvuga kiravuze ngo ndiho uwandemye atarabikoze kubw'impanuka, yari afite impamvu ngomba kuba ndiho. Igitabo cya Bibiliya benshi dusoma kivuga ko ari inzira nyabagendwa y'igihogere n'indi nzira ifunganye. Ariko ndashaka kwibaza inzira ubamo yari iyihe? Kubera iyo mpamvu uyu munsi nujya kureba politike n'iyobokamana ntabwo uri buze kubitandukanya, kubera ko kimwe bagishingiye ikindi n'ikindi bagishingira ikindi, kandi ni mu gihe byose uwabizanye yabizaniye rimwe, yari afite icyari kimuzanye. Noneho bageze mu Banyafurika, twebwe politike kwivanga ikivanga n'iyobokamana ni mu gihe ababizanye bakaza bakatwicaraho muri Afurika, nicyo ngicyo bari bagendereye. Ariko nujya kureba uzasanga wenda nge ntago nje gukosora, by the way ntago nje gukosora politike iriho ntabwo nje gukosora wenda ibyo mwize imyaka myinshi, kuko buriya nababwiye ngo ikinyoma kibaye kinini igihe kirekire abantu bakakicaramo, byanze bikunze gihinduka ukuri. Ariko biba bwije ukuri ntababeshye rwose, byanze bikunze. Niba udashobora gufata umwanya ngo ugende wicare utekereze ko hari ukuntu ugiye kuganira n'uwakuremye wakuzanye, apana mama wawe na papa wawe, ko baguteguriye iby'umubiri bifatika, baguteguriye iby'umubiri bigaragara, ariko uri muri wowe indani utagaragara afite uwo avugana nawe. Hari network iri hagati y'uwo muntu urimo indani n'uwamuremye ngo amushireho. Iyo network niyo nshaka kugenda ugafungura, ugenda ufungura iyo network. Va mu bwo butiku bw'iwanyu mu rusengero, uzasanga ariho butiku bwinshi, uzasanga nta handi nzangano ziri ari mu rusengero,
uzasanga nta handi ngo bagire ubugambo, ni mu rusengero. Niba bavuze baravuga ngo barokore, ngo amagambo y'abarokore nta kamaro bamaze. Abarokore nyine ni amagambo. Nujya kureba uzasanga amatiku aho muri korari ho muba naho muzatanga amafaranga menshi. Udafite amafaranga araciriritse, nta gaciro azahabwa adafite amafaranga. Aho ni mu rusengero cyangwa se ni muri korari, ni muri rya tsinda musengeramo. Uje asa neza bamuhanurira ibyiza, uje asa nayo muhanurira ibibi. Ibyo byose barimo baragenda bakabishyiramo Imana. Iyo Mana ni gatiki, ikunda bamwe abandi nyine ikabirengagiza da, ngo ni kwibaho. Ubu buzima bw'iyo Mana rwose izirwarize ntago nawubamo, kuko si umuremyi wanjye. Ngewe wandemye ndi kukubwira, uwandemye ndi kukubwira, apana banyigishije, kuko ngiye mu idini baranyigishije. Abapaseri n'abakomeye rwose banyicaye imbere baranyigisha cyane, ndetse barananyigisha. Hari n'aho nageze rwose ngiye mu idini rimwe shara arambwira tujye wigira ubuntu, ati ko bashobora kuvuga neza amawayiza. Tuturu twayo. So nawe rero ndashaka kugutegura nkubwire ngo byanze bikuze tangira urugendo. Hari umusaza dukunda kuganira hano, nyine nkunda abahanga. Ubundi umuhanga yumvisha ikintu, urumva, mu isi y'abahanga akora research, akora ubushakashatsi kuri ibyo bintu yumvisha. Nawe se uravutse, umaze kuvuka ugeze hano ku isi, ibintu bitangiye guhindagurika, nawe biguhindagurikiyeho, kandi akazica ibintu ngo muri abahanga mwarize. Niko kazambye ibintu. Warize my friend, warize uri n'intiti. Umuntu muzima wizuza ubwenge aba umuhutu cyangwa akaba umututsi cyangwa akaba umutwa. Umuntu muzima wize uzi ubwenge ngo uzi Imana, umuntu muzima wizuza Imana aba umukire undi akaba umukene. Yarize azi Imana, ngo yarasobanukiwe Imana, ngo pastor yaramwigishije ngo ushime Imana mu rusengero. Umwe aba umukire undi akaba umukene, ngo iyo ni Imana, ngo muri gusenga mwese ngo ni Imana y'abakire n'abakene, ngo ni Imana y'abatindi n'abakire, ngo ni Imana ngo umwana ararwara agataka akavuza induru akafatwa n'umuborogo akaboroga, urumva, ariko ngo ntawamugira imbabazi. Nawe ubwawe uri umuntu gushaka kumugirira impuhwe, rega n'Imana ikoresha amarangamutima kuko niko yakuremye, ntago ari byo wowe ubwawe wishizemo. Uri kubyumva? So turi ku rugamba rwo gutegura abantu mu mpamvu imwe yonyine, impamvu yo kwimenya, ukamenya icyakuzanye mu isi, ukamenya umuremyi wawe wakuremye akagushira mu isi. Kubera icyagushize mu isi uzamaramo igihe kingana iki? Uzakorera mu iyo si kugeza ryari? Ubutumwa yaguhaye kuzana mu isi n'ubuhe? Aho uyu munsi igikoko cyangwa inyamaswa ishobora kurusha umuntu ubwenge. Uyu munsi abazungu babona abantu ngo Imana igire neza ngo ibahaye visa ngo bagiye mu mahanga, ariko nkareba ariko ubu narahumaniwe ngo ni nko mu ijuru. Iyo Canada bavuga ngo ni nko mu ijuru, iyo Amerika bavuga ngo ni nko mu ijuru, ubwo Burayi bavuga ngo ni nko mu ijuru, sinumva muhora mwishyura n'amadeni atarangira. Bavuze ngo naho ni mu isi. Sorry. Ubwo bivuze ngo naho ni mu isi, naho ntabwo ari mu ijuru. Hose ni mu isi, niho dusanga abakene, niho dusanga abarwayi, niho dusanga abapfa, niho dusanga abavuka, nuko nyine bihora. Ariko hari umunsi ngo umuntu apfa bikarangira akibagirana, ntaba akiriho. Uri kubyumva? Hari ahantu aba yagiye runaka, aho hantu ntaba yagiye guhura na wa muntu wamuremye, cyangwa ntaba yagiye guhura n'uwo muntu wamushizeho. Ese ntihari ibyo azamubaza? Ninde ubizi ku buryo aza kubikuganiriza ngo umenye ngo wakuremye ngo azakubaza ibi? No. Abantu baricara, consensus, abantu baricara bakaganira ikintu
niko amafaranga yabayeho, niko batubwira. Abantu bakemeranya ikintu bakagiha agaciro, bamara kugiha agaciro isi yose ikabira aho, umwana akavuka z'amafaranga, ngaho amafaranga. Ubu bantu bose bararimba amafaranga, yaranabuze rero. Ariko ubundi ko navutse nta nahari, navutse ba runaka bayafite, ariko ngo bareraga ngo ntayo, barinze bapfa bagenda ngo ntayo. Nkibaza abantu amaso yabavuye mu mutwe, abantu imitima igiye kubahubukamo, abantu ubwoba bwarabamaze, abantu barahahamutse, abantu ntibagisinzira, abantu barara bicaye, ba nyiramazu bararira ngo turi muri kredi, abapangayi imitima iri mu mutwe, n'ababakodesha imitima iri mu mutwe n'iri hamwe, abakire bararira, n'uyafite ararira, abandi baragambanira abandi ngo babice amafaranga bayatware. Abantu imitima igiye kubavamo, ayo mafaranga uri kugambanira abantu ngo utware, nayo ko bizarangira upfuye uyasize, utemeye ko wayatunze. Imitima bavuyemo, nabo batubeshya ko bajya kwihisha mu rusengero, bakabahorobeka bakagenda bakajya mu rusengero, nawe amatarimo, kubera ko arakubwira ati wacu se ko waho umuntu ufite agafaranga, udafite agafaranga ko nta gaciro afite, ngo ubwo ngo ni Imana wagiye gushakayo, ngo none se ngo nawe urabona ngo ndi nyakamwe, ngo navuga iki se? Uraho. Undi ngo nawe ubu usanga ahanganye ni ishyari, ni ubugome, ni ubwicanyi, ni ubugambanyi, ni ugushaka agafaranga, abantu ntago bahari. Mwarangiza mukabishiramo Imana ngo bro, iyo Mana yanyu muzayigumane, ntayo nzabasaba, none handi hanjye muzijyanire rwose. Uzijyanire wapi pe, sinkubeshye. No, Imana mwagiye muri korali mukajya mu rusengero kuririmba, hakubaho ufite amafaranga, utayafite bakamusuzugura. Imana ujya gusenga ngo Imana ngo yandinze, ngo abandi barapfa, ngo nge yandinze. Kandi ubigitangare disi, hari abantu batari kunyumva icyo ndi kuvuga, ahubwo bari kwiyumvira bya bindi byabo, ngo nawe yanze Imana. Dore injiji. Ndiho ndakubwira, iyo bakwigishije papa yake, ntawe ndi kukubwira umuremyi wawe. Ukwiye guhura n'umuremyi wawe. Va mu bintu bakwigishije by'ibicupuri, kuko wabikwigishije ni umugome, nta rukundo agufitiye. Nagane n'umusaza rero bari kuvuga ati ntimuzabone ngo bari kubazanira inkunga, ngo bagiye gufasha abana, bari kubica, ngo bari kubatera inkingo, babamaze. Babwenge bw'isi abatunze, barashaka kurya bonyine, barashaka kwikubira, kandi nayo imyaka yawo ni mikirabaze. Abo bayobozi, abategetsi, abo bafite ubwenge, ngo bize amashuri menshi, none baguhaye inshingano, uragiye uranarahenya mugani, baguhaye inshingano, urakomeje uriye ruswa, baguhaye inshingano, uzanye bene wanyu, abandi urabasunitse urabahiritse, ngo warangiza kandi ngo ubwo nawe ngo iyo mitwe yanyu. Mbega impamvu ndi kubwira ko ari imitwe, nuko nabonye bigira garanti. Ibi bintu bigira garanti. Yesu batubwiye waje kwitanga agapfira abantu, uwo babigishije ntabwo ari we wanyawe, kuko uwanyawe wagupfiriye agakumenera amaraso, wagucunguye, wowe nawe ntabwo mutandukana. Ariko bakwigisha ngo mubana akanya gato, ngo mu kanya akagenda, mu kandi kanya ngo akaba yagiye, mu kandi kanya ngo akaba yagusibye mu ijuru, mu kandi kanya ngo akaba yakwanditse. Ni uwo nguwo bakwigishije. Abamukwigishe ni babandi baje bakabwira ba sogokuruza, bakababwira ngo nimuvuge ngo ubutaka bwacu ngo ntago bukiri ubwacu, turabusezeye, ngo tugiye ahandi. Abo nibo bagiye bakavumbura Amerika, bo basanzeho bakabica, ngo si abantu, bo bagashaka kuhatura. Abo ni babwenge bw'isi bariho. Abo nibo bateguye ikinyoma barakizana, maze baracyubakira, bakita idini. Ukaba uri aho ngo ariko iyo wicaye ntabwo umutima ukubwira.
ntubona ko ibyo wize n'ibyo ukora bihabanye, we ntubibona. Reka tubeho ubuzima bwo kumenya icyo twaziye, dushaka amafaranga mu buryo bwiza, kuko ubuzima ni amafaranga nyine, niko twabibonye twese. Ubu kubaho ni amafaranga, udafite amafaranga biragoye. Abantu bari kwiga trading, ngira ngo byaroroshye. Mwarimu ejo bundi yashizeho promosiyo musa, umuntu wese ashobora kwiga trading, kandi iyo trading ushobora kuyiga ukoresheje amafaranga make cyane ashoboka. Ngira ngo uyu munsi ni kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru, no kuwa mbere umunsi wa nyuma wo kwishyura, hanyuma abantu bagatangira kwiga mugatradinga amafaranga, kuko uko byagenda kose ubu ntago abahinzi bazi guhinga cyane. Iyo bakibona amafaranga babona udufaranga tw'intica n'ikize. Hari igihe baramenyeye guhinga ibigori, bakaba baramubwiye ngo bazahinga ibishyimbo kubera ko nta kuvanga ibihingwa. Abandi bakavuga ngo baracuruza, yajya kuvuga ati hari abantu badusoresha amafaranga menshi, ati bikarangira tubonye make, nabo bararira. Amafaranga araboneka muri network, kuko n'ubu gucuruza ni network. Kugira ngo uzafungure iduka utegereze umuntu uzaza mutaziranye, batazi ibintu ukora, rwose biragoye. Nkora firigo ngewe, ariko njya kumva umuntu ngo ari mwene wacu uzikora, nkaba n'umufotogarafi cyangwa n'umuvideogarafi, nkagira ngo bazamikira akacyugo ngo hari umuvandimwe wanjye ubikora. Tayari ubwo uzabona akazi ryareze. Ngo ucuruza imyenda y'abageni, hari umuntu wanjye ubicuruza. Tayari abandi bariga amashuri menshi, za education nyine batuzaniye nizo muri kwiga cyane, kugira ngo muba abahanga. Ariko se abahanga bavuye he? Hasohotse ibihumbi bingahe birangije kaminuza biri hano hanze, byashomereye, kuko utari gutekereza ikintu cyaguha amafaranga tu. Ngo wowe ngo uri kwiga kaminuza, ngo uri kwiga PhD, ngo byiga, ariko ufite ikintu uri gukura amafaranga. Niho isi igeze my friend, niho isi igeze, ntago ndi gukubeshya. So rero abantu bashaka kwiga, bashaka kugira ubumenyi, mwagize umugisha wo kugera ku ihumure mukasanga ibyo biganiro tubikora, ntabwo nagenda ntababwiye ngo mukore uko mushoboye. Umenya ayo makuru, umenya byigwa bite, bitangira bite, bishyurwa ngahe, ngiye nashora ngahe, nkatangira kubikora nkabona amafaranga make. Sibyo? Ibyo bintu biraza kugufasha. Reka mbashimire rero, mbasabire umugisha w'Imana. Icyo ntakubwiye nzakikubwira ejo, kuko n'ubundi kamera iri imbere yanjye, na internet ngiriya, na computer mudasobwa ngiriya, nanjye ndi hano, microphone ngiyi, na Patrick ufata amashusho ari hariya, na telefone irimo amakuru ngiyi, n'umutwe bibabwira nguyu. Ubwo nta hejo. Tuya service nziza z'abatekinisiye. Uramutse ufite firigo yawe irwaye, cyangwa se cuisinieri, micro-onde, uta dispenser, computer, mudasobwa, televiziyo mu rugo cyangwa no kwazi, kamera z'umutekano n'ibindi, ushobora kuvuga utariko reka ntungi nimero yo kwihumure TV, kuko hari n'izindi channel twenda twumvishe ziriho abantu bamamaza. Wowe uzafata izo nimero ziri hasi 0788 60 50 44, duhamagare tugute firigo yanjye ifite ikibazo cyangwa kwizinieri. Ni byiza ko rero tuzagukorera akazi kawe neza, hanyuma ukavuga uti ndashimye kubera ko mbonye abatekinisiye beza babizerwa kandi bankoreye ibintu neza. Ejo cyangwa ejo bundi rero utazakenera umutekinisiye bikakugora, andika izo nimero hanyuma uzaduhamagare. Nyemerera rero nkwizeze ko tuzaguha serivisi nziza.